ukumva ubabara nyina yagize amutwita amezi 9. Atwerekeje mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi byose biranagendana n'isomerwa ry'urubanza rukomeye cyane. Mu rubanza rwarerwagamo umugabo ukekwaho kwica nyina ndetse n'abafatanyacyaha be cyangwa se bafatanyije kwica nyina, barangiza bakamujugunya mu cyobo cya metero zirenga 8 bakarenzaho beto cyangwa se bakamena beto. Birumvikana rwose n'abantu 4 bagomba kuba basomerwa muri urwo rubanza, barimo uyu mugabo uzwi ku izina rya Shehe ugomba kuba mu by'ukuri yarishe nyina ndetse n'umugore we, ariko kandi bikanagendana nuko hari n'umufundi wari waje kubafasha ndetse n'umuturage wa Shehe waje gufasha Shehe kuniga nyina no rusange kugeza bamushugunye muri icyo cyobo. Nibyo tugiye kuza kugenda twibanzaho, tugiye kuza kugaruka n'ubundi muri iryo somerwa aho rwose Shehe yamaze kuba akatirwa gufungwa burundu n'ubundi muri rusange. N'amagambo menshi cyane yavuzwe n'abaturage, cyane cyane mu maganya menshi cyane ndetse no gukomeza gutabaza bavuga ko rwose ibyo byakozwe ari ubuhemu ndetse n'ubugizi bwa nabi bukomeye cyane, kandi ko rwose ngo bakabaye bakatiye ngo kushyirwa muri icyo cyobo cyangwa se nyine bagashyirwamo bakamaramo nk'iminsi nyina yamazemo, kuko bivugwa ko yamazemo iminsi 6 ari muzima, nyamara yamara gukurwamo ageze hejuru agahita yitaba Imana. Birumvikana nibyo ngibyo tugiye kuza kugenda dukomozaho, tugiye kuza kwinjira muri risomerwa kantu kandi tunareba icyo cyaha uko cyakozwe n'ubundi muri rusange, uko ni icyaha cy'ubunyamaswa bubi cyane nk'uko abaturage bakomeza kugenda babisobanura. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwakatiye igifungo cya burundu abaturage 4 barimo umugabo uherutse kwica nyina akamuta mu cyobo cya metero 8 akarenzaho beto, nyuma yo guhamywa icyaha cyo kumwica n'ubundi muri rusange kandi akamwica biturutse ku bushake ndetse no kuba yabigambiriye. Iki cyemezo cyafatiwe mu rubanza rwaberaga mu ruhame rwo ku itariki ya 9 Kamena mu mwaka wa 2026 mu rubanza rwaberaga mu nteko rusange mu kagari ka Mutenderi mu murenge wa Mutenderi wo mu karere ka Ngoma n'ubundi mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Uru rubanza ruregwamo abantu 4 abarimo Hakizimana Jarike uzwi nka Shehe nk'uko nimaze kubikomozaho, umugore we Musengimana Claudine, Nzabonimpatsiyeri Etienne ndetse na Sumba bose Jacques. Muri rusange abangabo uko ari 4 baregwa icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ndetse no kubigambirira. Hakizimana Jarike uzwi nka Shehe aregwa ko we n'umugore we bagiye inama cyangwa se umugambi wo kwica nyina w'uyu mugabo witwa Mukaremezo Saveri nabiturutse ku bushake ndetse bikanaturuka cyane ku mafaranga bagombaga kumwishyura abo bombi nyine angana na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamaze kunoza uwo mugambi, uyu mugabo yahamagaye nyina ngoze amuha amafaranga. Ageze mu rugo rwe ku itariki ya 1 Gicurasi mu mwaka wa 2026 undi ajya gushaka umufasha kugira ngo aze amufashe kumwica. Birumvikana nyine ko muri abo bagabo bandi basigaye ari umwe waje akamufasha kumwica. Igihe gihe yagiye kureba Nzabonimpatsiyeri ngo aze kumufasha, umugore wa Shehe yahise ajya ku muhanda kubanekera baramwica. Bamaze kumwica ntiyashiramo umwuka neza, bamujugunya mu mwobo wa metero 8 bashyiraho ibiti bazi ko yapfuye n'ubundi muri rusange. Ubushinjacyaha buvuga ko bukeye uwo mugabo amaze kwica nyina yahise ajya kuzana umufundi wari usanzwe amwubakira, araza bafatanya gushyiraho beto kuri cya cyobo. Umushinjacyaha rero abavuga ko rwose ngo uwo mukecuru yari atarapfa neza, ahubwo ko bamwubakiyeho beto ari gutaka atabaza ngo bamukuremo, ariko kandi ntibagire icyo bakora kugeza n'uwo mufundi n'ubundi akubiseho iyo beto yarangiza akigendera. Ku itariki ya 3 Gicurasi wa mufundi yahise yubaka inzu kuri cya cyobo mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso ku bushake, ariko kandi ubugenzacyaha bwaje kumenya ayo makuru bujya kuri cya cyobo burahasenya burundu, usanga murambo wa nyakwigendera n'ubundi. Amakuru abo bagabo 3 batanze mwibazwa ndetse no mu buryo bireguye nibyo byashingiyeho urukiko rufata umwanzuro w'uko aba baregwa bose uko ari 4 bari babanje gucura umugambi ukomeye cyane wo kwica nyakwigendera uyu mukecuru nyina wa Shehe nyine muri rusange. Urukiko rwavuze ko rwose abaturage uko ari 4 bose bahamwa n'icyaha cy'ubwicanyi ndetse n'ubufatanyacyaha. Urukiko rwemeza ko rubahanishije igifungo cya burundu nyuma yo guhamywa ibyaha byose bose uko ari 4. Abaturage bagaragaje ko bibabaje cyane kuba umuntu yakwica umuntu yabanje kubigambirira ndetse no kubitekereza yarangiza agashyira mu bikorwa ibyo yagambiriye byose, ariko kandi bikanagendana nuko rwose biteye agahinda kurushaho ari umwana uri
kwica umubyeyi we. Ibyo ngibyo birumvikanisha neza cyane ko rwose urukiko rwahise rufata umwanzuro ukomeye cyane wo guhanisha bano bantu bose igifungo cya burundu bigendanye no gufatanyacyaha ndetse no gukomeza gutsimbarara, kuko harimo babiri bemeye icyaha abandi babiri baragihakana. Abo babiri bahakanye icyaha barimo umufundi waje gushyira beto kuri uwo murambo wa nyakwigendera, ndetse hakabamo n'ubundi n'umugore wa shehe wagiye kuneka ku muhanda kugira ngo barebe ko hataza kuba aho kuza gufatwa cyangwa se muri rusange gutabwa muri yombi bigendanye no kuba yarabafashije kuneka kugira ngo bakore icyo gikorwa batuje. Birumvikana neza cyane ko rwose nawe yamaze kuba ahakana icyaha, ariko kandi ubushinjacyaha bwo bukemeza neza cyane ko rwose ibyo bigaragaza neza ko rwose uko byagenda kose ari ubunyamaswa ndetse n'ubwicanyi buturutse ku bushake. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro, rwemeje ko Jean-Luc Hakizimana, Nzabonimana Thierry Etienne alias Nzabo, Isumba bose Jacques alias Sud na Musengimana Claudine bahamwa n'ubufatanyacyaha bw'icyaha cy'ubwicanyi bohanishije igihano cy'igifungo cya burundu nuko rukijijwe kandi rusomewe mu ruhame ku itariki 9 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2026 rugizwe n'umucamanza afashijwe n'umwanditsi. Hanyuma reka mbashimire mwakoze kubana natwe muri aya makuru yaragezweho muri kano kanya, cyane cyane n'iyi nkuru twagira ngo twitso cyane, ariko kandi ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye tuzakomeza kugenda tubanamo umwanya ku wundi hano kuri Afrigram TV. Ngewe nitwa Tuyiringire Ahmed, mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza, amahoro y'Imana kuri mwebwe n'abanyu bose aho mwiherereye hose hirya no hino ku isi n'ubundi muri rusange. Ni amakuru agiye atandukanye tuzakomeza kugenda tubagerezaho ku gihe 5 kuri 5 n'ubundi muri rusange. Muraza kutwihanganira, twari tumaze iminsi tudahari bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye biba biri kugaragara muri gahunda y'imikorere yacu ndetse no gukomeza gushyira ibintu byose ku murongo. Ndizera ko naho twagarutse kandi tuzakomeza kugenda tubana umwanya ku wundi, ariko kandi munatwihangana tunabasaba ko mwajya mukomeza kubana natwe ndetse no gukomeza kutugirira icyizere, kuko tuzakomeza kugenda tubana namwe tutabatenguha n'ubundi muri rusange. Mukomeze kugubwa neza.